Ikaze bakunzi ba Rising Engineer 2020, twongeye kubashimira ko mukomeje guteka kumwe natwe muri gahunda nyinshi zacu zitandukanye tugenda tubagezaho. Uyu ni umwanya mwiza kandi dutangiyeho ukwezi kwa 12 dushimira abakomeje kubana natwe. Tugiye rero kugenda uyu munsi tubereka uko umwuka duhumeka wiriwe mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, ubwo nawe uze kugeramo mu gace wari urimo uko uyu munsi umwuka ruhagaze. Ibipimo tugendera birakwereka hano ngiyo biri kuri 0 hagati ya 0 na 50 mu cyatsi kibisi, bivuze yuko umwuka duhumeka wari umeze neza. Hagati ya 50 n'ijana umwuka utangiye kugenda wangirikamo gake gake, yaba hagati yarenga ijana ageze mu 150 umwuka ukaba ntabwo ari mwiza rwose. Kuhumeka byarenga aho ngaho bikaba ibibazo bikomeye cyane. Murabona hano ku ikarita y'u Rwanda, ubwo nawe urebe agace utuyemo uko umwuka muhumeka wiriwe umeze, uko umwuka rumeze mu bice by'amajyepfo. Dore kuri station ya Huye aho bigaragara ko hari umwuka mwiza ari ku gipimo cya 34. Uko tugenda tuzamuka ni umwuka ubugenda wandura, ariko kumara mike cyane bimeze neza. Tukomeje kandi tukazamuka mu majyepfo y'u Rwanda, abari hafi y'umujyi wa Muhanga muri Ruhango. Turebe ibipimo yafashwe kuri station ya Byimana, bigaragaza ko umwuka utarumeze neza cyane, aho abantu bafite ibibazo by'ubuhumekero byihariye bagirwaga inama yo kutatinda ku gasozi cyane no kudakora imyitozo ihambaye, kubera ko umwuka aho wasaga naho utarumeze neza. Majyepfo tuzamuke twinjira mu mujyi wa Kigali. Murabona ko hari amastation atandukanye mu mujyi wa Kigali. Hari aho ubona umwuka rumeze neza 23, 49, ariko nabona ko umwuka watangiye kugenda uzamo utubazo, abari muri za 70, 51, 74 ndetse na 86, ariko hari naho umwuka utarumeze neza, hari mu 103. Reka turebe zimwe muri station nkeya tukababwira uko ibipimo by'umwuka duhumeka uyu munsi byo byifashe muri Kigali. Twibutsa ko ibinga ibipimo twakuye kuri Rwanda Air Quality ubwo tubihabwa n'ikigo cya REMA. Ubu ngubu rero dore ko umwuka rumeze muri Kigali. Kuri station ya Mont Kigali mubona ko abantu baturiye Mont Kigali rwose, kubera ririya shyamba rya Mont Kigali hari umwuka mwiza cyane. Umwuka wo guhumeka wari mwiza rwose ku gipimo gihagije, ku buryo nta mpungenge ku bantu bahumekaga umwuka batuye muri kara gace ka Mont Kigali. Ibipimo byafashwe kuri station ya Rebero nabyo bigaragaza ko mu bice bya Rebero mu masaha ya nyuma ya saa 6 naho hari umwuka mwiza cyane, nubwo mu gitondo bitari bimeze neza cyane, ariko mu masaha nyuma ya saa 6 ubona yuko umwuka rwose wari umeze neza. Ubwo rero abaturiye station ya Rebero namwe turabashuhuje, ubona yuko mwiriwe muhumeka umwuka uzira makemwa. Reka dusimbuke kandi turebe ibipimo byafashwe kuri station ya Gitega. Abaturiye Gitega namwe turabashuhuje kandi turabakunda kuri Rising Engineer 2020, ariko umwuka mwiriranywe ntabwo ari mwiza cyane, nubwo bigaragara wenda ko amasaha nyuma ya saa 6 wagendaga ugerageza kuba mwiza gakeya, no amasaha mu gitondo, amasaha ya nimugoroba umwuka wagendaga uhinduka uzana ibipimo byiza kurushaho, ariko ntabwo wari umwuka mwiza cyane, nubwo utari wanduye kuko ibipimo byanyu bitari biri hejuru cyane. Ari mufite igipimo cya 86, urumva ko murimo musatira aho umwuka uba utari mwiza. Ubwo namwe no kureba ibintu biri aho ngaho hafi wanyu byangiza ikirere. Dusimbuke dukomeza twerekeza mu burasirazuba, tugenda tureba ibipimo hirya no hino. Turagenda duca Kanombe, dufatiye ku Murindi twerekeza Masaka na Kabuga. Hafi aho ngaho hari station yagaragaje yuko umwuka utari mwiza, aho ibipimo byari biri ku 151, bivuze ko umwuka utari umwuka mwiza wo guhumeka. Ubwo ngubwo abaturiye biriya bice biture iriya station
ni ukureba ikirimo kubitera mu karere kanyu muturiyemo. Ibipimo byafashwe kuri sitasiyo ya Rusororo biragaragaza ko umwuka utari mwiza mu bice bya Rusororo, bityo abantu bakaba bagirwaga inama yo kwirinda kujya hanze, cyane cyane abantu baba bafite ibibazo by'ubuhumekero, kuko umwuka rwose byagaragaraga ko masaha ya nyuma saa sita wararangije kwangirika cyane amasaha y'umugoroba. Bane ibipimo byari biri mu 152 birenga, bivuze ko utari umwuka mwiza wo guhumeka. Ubwo abantu baturiye ibice bya Rusororo namwe no kuturamuka tumenyera impamvu muri Rusororo hariya hari umwuka utari mwiza n'ibikirimo kwangiza umwuka muri Rusororo. Mwitubye hano hasi muri comment natwe tumenye uko byifashe i Rusororo. Dukomeze dusimbukire mu burasirazuba turebe ko kuri sitasiyo ya Nyagatare hari umwuka mwiza ariko bitari byiza cyane, naho waratangiye gusa n'uwangirikara cyane mu masaha y'umugoroba, uko amasaha icumaga niko umwuka wagendaga uzamo utuntu tutari twiza twangiza umwuka duhumeka. Abantu bari Nyagatare namwe tugera ku gipimo kigeze ku 63. Nyagatare tumanuka mu majyepfo y'uburasirazuba twerekeza mu bice bya Kirehe na Kayonza, mu bice bya Kayonza, Rwamagana na Kirehe. Abantu bari hafi kuri Muhazi, twizere ko mwiriwe mufite umwuka mwiza. Ibipimo ariko byafashwe muri Kayonza byo biragaragaza yuko hari umwuka mwiza, ufite igipimo cya 39. Igipimo rero byafashwe kuri sitasiyo ya Kawangire biragaragaza ko hari umwuka rwose mwiza cyane, kandi wakomeje kugenda wiyongera uko amasaha y'umugoroba agenda agakura. Ubwo rero abantu bari i Kayonza, bari Rwamagana, hafi ya za Muhazi, mwese turabashuhuje, mugira umunsi mwiza. Dukomeze twerekeze Kirehe tugere Nyakarambi. Urabona ko umwuka ntabwo rumeze neza, 130 n'igipimo kiri hejuru. Abantu bari hariya za Nyakarambi mwatubwira byatewe n'iki kugira ngo umwuka muhumeka uyu munsi ube utameze neza. Kuri sitasiyo rero ya Kirehe biragaragara yuko umwuka utarumeze neza, ibipimo kandi byakomeje kugenda bigenda bimera nabi uko amasaha y'umugoroba yagenda agaza. Abari bariyo rero murabona ko ibipimo byafashwe saa 1:30 z'umugoroba, byagaragaza yuko ibintu bitameze neza. Mwebwe mbona byatewe n'iki? Nimutubwire. Turabashimira rero kuba mwakomeje kubana na Rising Engineer uyu munsi. Reka dusoreze ahangaha, ariko monye muri makeya uko umwuka rero wifashe mu gihugu. Hari ibimenyetso by'icyatsi kibisi ngo ufite umwuka mwiza cyane, abari bafite iby'umuhondo byabaga byatangiye genda byangirikamo, yendaga bisatira ibara ry'umutuku, n'ibyabaga byagiye bimera nabi. Ubwo tugende turushaho kumenya ikirimo kwangiza umwuka waho dutuye, tubishyira hasi muri comments, kandi tubashimira ko mukomeje gukurikirana Rising Engineer. Tugenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ukurikirana byinshi byiza tukugezaho uko bukeye n'uko bwije.